murakaza neza nanone muri IBTC survey. Murakoze. Yego mwatwibwira. Nitwa Mucyo Benard, abandi umunyeshuri wa IBTC. Yego muri IBTC wize iki? Nizemo filmmaking, ubu ngeze kuri web design. Muri filmmaking wizemo iki waduhaho? Nizemo camera, editing na script writer. Yeah. Hanyuma muri web design? Muri web design kuba warema nyine ama web nibyo ndimo, ubu nibyo ndi kwiga. Ni ikihe kintu mu byo wize cyangwa mu byo uri kwiga wumva cyatumye ugeze ku cyo waje wumva wifuza kugira, cyatumye wumva ugera ku rwego wumva wishimiye ubu ngubu? Ikintu naba narabonye hano cyangwa yego icyo wize wenda cyangwa se ubumenyi wahakuye cyangwa se impamvu wumva aka kanya ushobora kuba umeze neza? Impamvu aka kanya numva ameze neza, ubundi naje numva nziga filmmaking gusa, ariko kubera ukuntu nahasanze n'ukuntu abarimu baho banyigishije banyitaho nkabona ni byiza, nsanga nkwiye no kongeraho nyine ubundi bumenyi bwa web design kugira ngo mbyibikeho. Urumva hari urwego maze kugeraho muri ibyo byombi? Urwego rurahari kuko muri filmmaking nimba umuntu ashobora kuba yakora filime akayitangira ikarangira, akaba yakora inkinamico akayitangira ikarangira cyangwa indirimbo, urumva hari urwego aba yaragezeho rundi. Muri urwo rugendo rwawe rwo gutangira kwiga ndetse ukaba warafashe n'ikindi cyiciro wowe wahuye n'ibintu byinshi, cyakugoye muri ibyo n'ikihe? Icyangoye, buri wese wenda agira background ye cyangwa ahantu aturuka. Icyangoye nyumvira itangazo rya IBTC ko bigisha ibintu bya filmmaking, ubundi numvaga ari byo nzakora ko ntazana nzabikura. Nyiryumva naryumvishe, ariko nyiryumva naryumva tubona none hajyayo abarangije. Muri njye nibyo byose binzamo. Hakimara kurangira publicité nyuma hajemo akajambo kavuga ngo icyiciro cy'amashuri waba wararangijemo icyo ari cyo cyose. Rero urumva nanjye nahise nisangamo. Ndavuga ati nubwo ntazi gusoma ntazi n'iki, ariko ngiye kugenda. Bamforomye bahereye hasi, nta mashini nari nzi no kujya ku mashini ntago nari nzi kuyikora, ariko ubu yimpaye ahantu hose ushaka ko njya nahajya kandi byose bikagenda neza. Rero ikintu cyangoye mbega ni amagambo, kwiga gusoma n'ibiki byose urabyumva. None se ni irihe somo wakunze iyo wize yose? Somo nakunze ni editing no gukamera na kamera. Iki cyatumye wumva ukunze editing? Editing cyatumye nyikunda nuko hari ibintu byinshi biberamo kuri shoot biba bitahabereye, ariko umwedita akabishyiramo kandi bikaza bisa neza nk'ibyahabereye. Urumva se kuri aka kanya ari hehe umuntu akoresha ufite imbaraga ambwira ko zifite mu kihe igice kinini nzifitemo ni icya filmmaking, ku bintu bijyanye no kuba nta kamera cyangwa nta kweditinga, nibyo bintu numva mfitemo imbaraga cyane. Web design yo impamvu ntayivuzeho nuko nkiri kuyigayo ntarayirangiza ngo mvuge ati ibi ngibi byo bimeze gutya, niyo mpamvu ndi kwibanda kuri filmmaking kuko ariyo narangije. None se ni hehe wumva wakwiminjiramo agafu? Ahantu mbona nakwiminjiramo agafu kuri njyewe ni ukujya mbega nshaka ahantu nkorera cyane kugira ngo bigume nyine binzemo cyane. Nimba amasaha amwe ndi muri filmmaking andi nkaba ndi muri web design, kugira bigendere ku murongo. Mwakoraga imyitozo y'ubuhe bwoko? Mwayikoraga gute? Byadukurikiranaga gute? Byabaga bimeze bitandukanye ishusho y'iyo myitozo? Imyitozo niyo twabaga wenda tugiye kwiga nk'ubwoko bw'amashusho, yaduhaga filime tugataha tukayireba, none hakaza akagenda tubaza buri shusho twagiye tubona uko rifashwe n'uko ryitwa, tukabisubiza. Haba ari muri editing naho akatwereka nk'uko twakweditinga umuntu aguruka aca kuri sita waguruka, tugataha tukabikora. Ni iyo shusho y'imyitozo dukora bitewe n'aho tugeze. Ubwo byari biri muri editing? Hamwe na kamera. None se muri web design ho nta myitozo muratangira gukora?
ndayikora naho nko kuba yanyereka nka page runaka akambwira ati genda wenda ufate page ya RDB kuri uyisuye uhita ubona imanutse uyandike uhereye hejuru ugeze hasi mu makode nkagenda nayo nkayandika nkayizana. None se muri iyo myitozo yose yabaye babahaga yo kujya kureba filime ukayigaho ndetse niyo yo kuba ufata wenda nka website runaka ukareba homepage yayo ukandika mu makode, ni iyihe wumva wenjoyingaga cyane kuruta iyindi? Iyo nenjoyingaga cyane kuruta iyindi, nanone iyo ndimo ako kanya niyo nenjoyinga kuruta iyindi, ariko nanone zose mu by'ukuri ziba zari nziza, ziba zaranshimishije. Umwarimu kwigisha ubu ngubu nawe arayiguha uyimaraho igihe kingana iki? Nk'iyo ntashye majije gukora ibyo nkora byangombwa nyijyaho nkakora akenshi kugira ngo bigende neza nyisubiramo inshuro irenze 3 iyo nyirangije kugira ngo hatazagira ikosa rigaragaramo. Nshobora nko kuyikora isaha ariko nkamara nk'andi masaha 3 ndi gusubiramo ndeba ko ibyo nakoze karebye. None se noneho tugiye ku kintu gisa naho ari igereranya, urebye ingano y'amafaranga umaze gutanga wiga n'ubumenyi makura n'ibikoresho bihari na tekinoloji ihari, ubona bihura se? Niba bitanahura se ubona hakorwa iki kugira ngo binoge bibe byiza kurushaho? Ibyo ngibyo dukurikije ku kuntu nishyura na serivisi mpabwa mbona biri ku rugero rumwe, biri balance bag, nta haruta ahandi. Ubona urwego ishuri ririho wanabikompa wenda n'ibyo abandi wabonye bigira ahandi, kuko amashuri menshi ashobora kuba akora nk'ibyo ishuri ryawe rikora. Ugiye nko mu mwanya wo kurihereza igikombe cyangwa se mu mwanya wo kurihereza ishimwe, warishyira nko ku rihe shimwe? Ubwo ishimwe ryaba rimeze rite? Ryaba ari nk'urwego rw'inyenyeri wenda se cyangwa igikombe runaka wahereza awadi imeze? Ishimwe nariha ngereranyije n'andi mashuri, kuko hari igihe njya mpura n'undi wenda akambwira ati nigiye aha, ariko nareba ubushobozi bafite nkasanga nta hantu bihuriye n'ubw'abana ba IBTC. Aba IBTC usanga bari hejuru cyane babarusha. Rero ugiye kwiha igikombe, ngiye nkurikije nabo ngenda mpura nabo n'ibigo baba barizeho, IBTC kabisa ishimwe yahabwa ryaba ari irya mbere kuri njyewe, kuko niho batanga imyigishirize iri hejuru, kandi ikintu kinabibafashamo abarimu baho. Buriya iyo umwarimu wawe atari inshuti yawe, njya mbibona henshi ntabwo ibintu bijyamo. Iyo abarimu muri inshuti, bifite abarimu bakiri urubyiruko mbega bisanzura n'urundi rubyiruko ruje kwiga, bigatuma ibintu bigenda neza kandi bakabifata. None se ni ikihe kintu wumva cy'umwihariko umwarimu wawe wakunze cyangwa se muri kumwe n'ubu ngubu ukunze wumva yakumenyaho cy'umwihariko? Ikintu ubundi ahantu benshi bakunda kumenyaho ni uguceceka, ariko siko biri. Kubera iyo ndahantu mba ncecetse nigunze, ariko ntabwo nceceka. Ubizi ababizi ko nyine ari uko mba nabuze icyo mvuga. Iyo hari icyo kuvuga ndavuga, ahubwo n'amagambo bakabura abo kuyumva bakaba. Rero mu bibazo byose twakubajije byanga bikunda ukimenya ko uri bukore survey, hari ibibazo wumvaga umuntu ari bukubaze, ni ikihe wumva utumvishe nk'uvuga iti ubutaha kijemo ibintu byajyaho? Ikibazo numvaga cyabuzemo nko kubaza uti bwa mbere ucyumva IBTC wayumviye he, wenda wayibwiwe nande, wayikuye kugira umenye IBTC wayikuye? Urakoze cyane, ariko udukundiye watubwira aho wayumviye ubundi nkagushimira. aho nayumvishe kuri radio bari kuyamamaza, twe turi kumva inkinamico ari nka 2:00, ariko icyo gihe nyine mu rugo bari kumbwira ati nshaka umwuga nziga ntawubuze pe. Icyo gihe ndi kubitekerezo turi kumva radio numva bamamaje nyine IBTC, kone kuyumva navuga ati none hagiye abantu bize. Ako kantu kanyuma niko katumye ndaranseka urinda bucya ujyana n'ubu. Wakoze cyane rero kubw'umwanya wawe ndetse n'ibitekerezo byiza waduhaye. Nawe mwakoze kubw'umwanya wanyu.